yampaye ko uyu mwaka nkwita inkuge. Yambwiye ko uyu mwaka ari inkuge, uyu ni umwaka izina ryawo ni inkuge. Hari abantu rero uzambuka cyangwa se muzambuka mukaba mugeze muri uyu mwaka, ariko kuko ari inkuge uzajya muri iyo nkuge. Yagwarukirije kukugirira neza, ubu ngubu igiye kugukorera ibyo ubutwari, igiye gukora ibyo ubutwari. Ariko Imana irambwira ngo abantu bakora ibyaha rwihishwa bizajya ahagaragara. Ni umwaka rero wibuke ko uyu mwaka Imana tubwiye ko witwa inkuge. Inkuge ni ubwato, ni inkuge Imana igiye kurokora ariko byihuse. Rero ni ibihe by'uko abantu bakora ibyaha rwihishwa bigiye kujya ahagaragara, itazihangana, ahubwo n'umwaka uzaba utuma azagufasha kugera kure, azagufasha kwiga muri uyu nguyu tugezemo. Ni umwaka dukuyemo amasomo, ni umwaka ukuyemo isomo, ariko uyu mwaka uzagufasha kuba muri uyu nguyu, kuko uzaba warize ufite maîtrise, uzaba warize uzi kwiga kubana n'umuntu. Numara kumenya ibi ngibi urabasha gukurikira ugendane n'Imana. Aravuga ngo urobanuremo 12, kandi muri abo 12 ugenda ukuramo umwe. Bivuga ngo mu nshuti nyinshi mu bufite gira ibyo urobanura, ariko wongere ugire n'umwe wo kuba mugendanye. Agura rero imbago zawe, wagure imishinga yawe, andika, shyira ku rukuta, shyira ku mugisha w'uyu mwaka wa 2026. Umuntu wese ukurikira iyi cano watangiranye nawe nuje muri uyu mwaka, buri wese uyireba aho aherereye, mwatuyeho umugisha, umugisha wagutse, umugisha wo kuramba, umugisha wo kwa tubifuriza umwaka mushya muhire wa 2026. Wowe ubashije kuwukandagiramo ukaba wugezemo, Imana iguha umugisha kandi ikomeze kukugira neza. Ni umwaka twari dutegereje, ni umwaka tumaze iminsi dusengera, ni umwaka tumaze igihe twiteguye ko Imana ivugana natwe, cyangwa se bamwe bafite amatsiko. Hari bamwe umwaka ushize bagize ibyago, hari abashizemo umwuka, hari n'abarwaye bararemba, ariko turashima ku bwawe wawukandagiyemo, ukawukandagijemo umutima n'ubuzima bwawe bwose, icyereka kibi icy'Imana. Ntabwo ari uko hari icyo watanze, ahubwo ni kubw'ubuntu bw'Imana, ko hari byinshi byagombye kuba byagutwaye. Hari n'abagarukiye ku munota wa nyuma, ariko ushima Imana ko yabanye nawe kandi ikakurinda. Rero dushimiye kubw'abantu bose twabanye umwaka ushize, dushimiye abo tugiye gutangira muri uyu mwaka. Mfashe umwanya rero mbasabira kuramira muri uyu mwaka tugezemo. Mfashe umwanya nshimira abo twabanye umwaka ushize, abo twabanye mu bihe byiza, mu bihe bikomeye, yaba ari ibihe by'umunezero, abo nabo twagiye duhurira mu makwe agiye atandukanye, twahuriye mu bitaramo bigiye bitandukanye. Wowe wabigize, wowe wijije iminsi yawe y'amavuko cyangwa se iminsi ya mariage yawe, ariko ukaba warabonye umunsi w'umunezero. Ndetse nawe twabanye uri mu bihe by'umubabaro, hari ibihe wari urimo by'uburwayi, ariko ukaba ushima Imana kuri muzima. Cyangwa se hari n'abagize ibyago, twarabanye nawe mu bihe byo gushyingura, nawe turagukomeje. Ariko ibyo byose byabayeho kubw'umugambi w'Imana, bibaho kuko Imana yari ifite icyo igambiriye ku buzima bwawe n'ubwanjye kugira ngo tugeze aha. Nanjye ndashima Imana ko mbashije kugera muri uyu mwaka. Kuri jye ntabwo byari byoroshye, hari byinshi, cyangwa se mu ntangiriro ibyo nahuye nabyo, hari n'ibindi nabyo byashobora kuba bitari kwemera ko mukandagiramo, ariko nanjye ndashima ko mugejejemo umutima wanjye, kandi numva ari icyo Uwiteka agiye kudufasha kugira ngo tugereho. Rero nagira nkubwire ngo wowe ubashije kuba wambutse, nagira ngo ukomeze nkubwire ngo komera.
kandi ugire ingamba. Hari ingamba wari ufite z'umwaka ushize zitagezweho, ariko uyu mwaka wigirira icyizere cy'uko ushobora gusubizwa, ushobora kwakirwa. Habakuki yavuze ati andika iyerekwa ryawe urishyire ku nkuta cyangwa se ku rubaho, urisomye ryihutishe, kuza ko rizaza niryatinda uritegereze. Rero uyu ni umwaka Imana iduhaye tugiye gutegerezamo, umwaka Imana iduhaye kugira ngo turindiremo. Ni umwaka rero Imana idushyiriyeho kugira ngo dukomeze tubandanye urugendo kandi dukomezanye twese. Rero ugiriwe umugisha rero kuko wowe ukandagiyemo kandi ugiye kumva icyo Imana yaguteguriye, ndetse cyangwa se icyo Imana yavuganye natwe, uko uyu mwaka ugiye kwitwa, uko uyu mwaka tugiye kuwita. Izina ry'umwaka nk'uko Imana yabituganirije mu gihe twari tumaze iminsi dusenga. Twari tumaze iminsi rero dusengera uyu mwaka kugira ngo Imana iduhe icyo tuganira cyangwa se uko tuwita. Rero umubwo naganiraga n'Imana yampaye ko uyu mwaka mwita inkuge. Yambwiye ko uyu mwaka ari inkuge, uyu ni umwaka izina ryawo ni inkuge. Hari abantu rero uzambuka cyangwa se muzambuka mukaba mugeze muri uyu mwaka, ariko kuko ari inkuge uzajya muri iyo nkuge. Inkuge rero ni ubwato ariko bugenda, ni umwaka uzaba ugenda, ariko ni ubwato burya inkuge buri mu nyanja. Bivuze ko uyu mwaka uzaba ari umwaka ugenda kandi wihuta cyane, ufite iterambere ryinshi, ariko nanone uzaba urimo intambara nyinshi, uzarimo ibigeragezo byinshi, ariko biri mu buryo bubiri. Uyu mwaka rero ku bantu bazaba bariho basenga, abantu basenze, abantu babanye n'Imana, bazawuboneramo umugisha, bazawagukiramo, bazasubizwa ibyo bari bategereje umwaka ushize. Imana yambwiye ko uyu mwaka ibyo wambukanye nabyo byari bigeze igihe kuri lisite bigomba gusubizwa, bizasubizwa muri uyu mwaka. Uyu mwaka rero hari abantu uzambutsa, kandi umara kwambutsa mu buryo bw'umwuka cyangwa se mu buryo bw'umuvuduko. Muri uyu mwaka hazabaho, hari abantu Imana izambutsa umwaka, bazambukana bakajya muri uyu mwaka, bakambuka ariko bakagendera muri speed, bakagenda mu muvuduko mwinshi cyane muremure, umuvuduko, kubera ko Imana yambwiye ko uyu ari umwaka w'abantu b'Imana, ni umwaka w'abantu basenze, ni umwaka w'abakiranutsi, ni umwaka w'abantu bazaba biringira Imana kuruta kuba umwaka w'abapagani. Ntabwo ari umwaka w'abapagani, ahubwo uyu ni umwaka Imana ije gushyira ibintu ku mugaragaro. Ariko hari abantu bazagenda cyane mu buryo bwihuse cyane, muzabona iterambere mu buryo bwihuse cyane kuri bamwe, ariko cyane cyane abantu bari barasigajwe. Hari igihe bahana akazi ugasigana akadosiye kawe, bazabona umwanya wo gushyiramo. Abo rero ni abantu bazaba babaye batoni muri uyu mwaka, ariko batashubijwe, ariko bagiye gusubizwa ibyabo. Rero abantu bagiye kubana n'Imana nibo bantu bagiye kubona bagendana n'Imana muri uyu mwaka, ndetse basubizwa muri uyu mwaka. Ariko nanone ni umwaka aho uzasanga abantu benshi basenze bakagira ibihe byinshi byo kubana n'Imana, bazabona ukuboko kw'Imana, ko Imana yambwiye ngo izabarinda kandi igiye kubarindira muri uyu mwaka. Igiye kubarinda, mugiye kubona Imana. Ni igihe cyo kubona Imana cyane, kandi ni igihe cyo kugira ngo wowe ubwawe uzakomezwa. Aba bantu bazaba batoranyijwe bazambara imbaraga cyane. Hari abantu bagiye guhabwa imbaraga zo kwizera cyane, kuko n'ibizaba bigerageza abantu bizaba ari byinshi, n'ibizaba bigerageza abantu bizaba bikomeye ari byinshi cyane, ariko Imana itanze imbaraga zo gukomera cyane. Rero aho Imana yagwarukirije kukugirira neza, ubu ngubu igiye kugukorera iby'ubutwari, igiye gukora iby'ubutwari. Ariko Imana irambwira ngo abantu bakora ibyaha rwihishwa bizajya ahagaragara. Ni umwaka rero, wibuke ko uyu mwaka Imana tubwiye ko witwa inkuge. Inkuge ni ubwato, ni inkuge, by'Imana igiye kurokora ariko byihuse. Rero
ni ibihe by'uko abantu bakora ibyaha rwihishwa bigiye kujya ahagaragara itazihangana, ahubwo n'umwaka uzaba utemba nk'amazi. Ni umwaka uzaba utemba nk'amazi ku buryo amazi aratemba akagenda, kandi ariho agenda amazi atemba agira ibintu byinshi agenda akukumura, agenda aharagata akabijyana. Rero uyu mwaka ni umwaka uzatemba nk'amazi, utazaba usubira inyuma. Ni umwaka utazasubira inyuma. Nagira ngo nkubwire ngo ni umwaka utazasubira inyuma. Ibyo watakaje hashize utagira ngo uzumva ko uzabibona, ahubwo ingamba cyangwa se intego wagize nizo zizaba arizo zisubizwa. Ariko hashize watakaje birakuzagarukana, kuko ushobora kubabarirwa ariko burya ingaruka urazirengera. Kuko mu byo nagizemo iyerekwa nabonye intare ibunze, ariko mbona ibunze muri uyu mwaka. Nabonaga umugezi munini cyane, abantu bambuka, mbona ubwato bw'abantu bambuka. Nagize iyerekwa cyane mu buryo bwinshi bw'ibiraro ndetse n'intare. Nabibonye mu buryo bwinshi cyane, yagiye yigaruka cyane. Rero iyo intare kenshi nagiye nyibona kenshi mu mwaka, bishaka kuvuga ko Imana ubwayo izakora cyane kurusha Satani. Nabonaga intare ibunze cyane, ukabona abantu baro barambuka umugezi, ariko ukabona ibunze hirya y'umugezi, itaryana idatontoma. Itaryana idatontoma ni Kristo, intare y'umuryango wa Yuda. Abandi bambuka ibiraro, ukabona bambuka ibiraro. Abantu benshi bagiye bahabwa message zabo, bagiye babona, abo nabo twagiye tubana, babona message zabo uburyo bambukaga ibiraro ariko bakagera hirya. Rero iyi ntare nayibonye inshuro mubwo nasengaga nsengera umwaka inshuro 7. Ubwo rero Imana irambwira ngo n'umwaka Imana izakora cyane. Hazabaho igihe cyo gukora cyane kw'Imana kuruta Satani. Satani azarwana ariko Imana izaza. Hari n'ibyo uzahura nabyo ugire ngo ni byaturutse kuri Satani ariko byaturutse ku Mana. Rero ibyo nabyo uzabe maso, ubirinde cyane, wirinde, kuko Imana izazana akanyafu. Rero uyu mwaka dushoje wakuyemwo mu kuvuga ngo uyu mwaka dushoje, Imana agiye iganira natwe itubwira ibintu byinshi bigiye bitandukanye, itubwira ukuntu uzagorana. Niyo mpamvu bamwe mushoje uko mwarawihanganiyemo. Hari abantu bahoze mbona bavuga ati uyu mwaka ntabwo tuzawukumbura, kandi mu batazawukumbura nanjye ndimo. Nanjye ntabwo nzawukumbura. Nta kintu na kimwe cyatuma ngukumbura, oya ntacyo rwose, ntacyo nabona cyatuma ngukumbura. Ariko kuba turi bazima nabwo turashima. Rero uyu mwaka Imana yambwiye ngo wawigiyemo ibintu byinshi, ukuyemo amasomo. Ni umwaka dukuyemo amasomo. Aya masomo rero nuba amaso, aya masomo azagufasha kugera kure, azagufasha kwiga muri uyu nguyu tugezemo. Ni umwaka dukuyemo amasomo, ni umwaka ukuyemo isomo, ariko uyu mwaka uzagufasha kuba muri uyu nguyu, kuko uzaba warize ufite maîtrise, uzaba warize uzi kwiga kubana n'umuntu n'uwundi, uzaba warize waramaze kumenya abantu b'abantu ariko ari abantu nyamaswa, uzaba waramenye kumenya abantu. Nuba amaso rero ugashaka Imana, nta deni izakugenderamo, nta deni izakujyamo. Imana nta deni izakujyamo, nta deni izagusigaramo, izakugendamwo kubera ko wahagaze aho Imana igushaka. Uyu mwaka rero ni umwaka wo kugira ngo uhagarare kandi utuje. Uyu ni umwaka ugiye guhaguruka, cyangwa se ugiye gusa nkaho uhagurukira umwanzi wawe. Uzahagara ku gakanu umwanzi wawe. Kandi uyu mwaka ugiye guhagurutsa abanyeshyari cyane, baguhagurukire, kuko hari ibintu Imana izagukorera. Abanyeshyari bahaguruke. Hari ibintu Imana izagukorera, abantu bakwibazeho, batangire gutekereza. Ariko Imana yo mu gihugu cyo mu ijuru, iyo niyo tukurayishe. Rero kubera ko twamaze kuwukandagiramo kuri iyi saa sita y'ijoro, ariyo tariki ya mbere twatangiriyeho, mu kanya ndaje reka dusome iki cyanditswe, nindangiza mbasabire umugisha uwo muzabana nawe. Abakunzi bacu wa Pastor Fanny Official, inshuti zanjye z'umwihariko, bari muri hirya no hino hagiye hatandukanye, babandi abo tuvugana n'abankurikiriyo,
mwese mukanya ndabambasengera mbaturaho umugisha wo kuba muri uyu mwaka. Ariko reka dusome iki cyanditswe tubona muri Yosuwa ibice byaho 4. Reka dusome umurongo wa 1 n'uwa 2. Aravuga ngo ubwoko bwose bumaze kwambuka Yorodani, Uwiteka abwira Yosuwa ati robanura muri abo bantu abagabo 12 mu miryango yose bavemo umwe umwe. Najya nkubwire ngo kuko umaze kwambuka ukandagiye muri uyu mwaka, ni igihe cyo kugira ngo ubashe gushishoza kandi ubashe kubana n'umuntu w'Imana, ubashe kugendana n'imvugo y'Imana, ubashe kugendana n'umuntu ubona muri mu cyerekezo kimwe. Ibyo ubona bitari mu cyerekezo kimwe nawe ubizibukire. Aramubwira ngo robanuramo abagabo 12 bari bamaze kwambuka Yorodani. Ukimara kwambuka ugeze muri uyu mwaka, utangire kugira imigambi, utangire kugira ibyo ushyira ku ruhande, utangire kugira ibyo uzibukira, utangire kugira abo usezerera. Umuntu uguca intege, umuntu utagendanye nawe, ugira abantu. Ntago ari igihe, ntago ari umwaka twinjemo kugendera mu gihiriri, ntago ari umwaka ugendera mu kigurupe. Ni umwaka wo kumenya iyo ujya, ni umwaka wo kumenya ibyo ugendemo, ni umwaka wo kumenya ibigiye gusohora ku buzima bwawe. Rero numara kumenya ibi ngibi urabasha gukurikira ugendane n'Imana. Aravuga ngo urobanuremo 12, kandi muri abo 12 ugenda ukuramo umwe umwe. Bivuga ngo mu nshuti nyinshi mu bufite gira ibyo urobanura, ariko wongere ugire n'umwe wo kuba mugendanye. Agura rero imbago zawe, wagure imishinga yawe, andika, shyira ku rukuta, shyira ku mpapuro, sengere ibyifuzo byawe. Ntago niba utarabyatuye, niba utarabyanditse ngo tube tubisengera. Tugiye gusenga, turaba tworeza ijambo rizere kuri bya byifuzo. Ufite intego dukomeze, uko ntago ari igihe cyo kwicara, kuko mu cyumweru cya 2 turadutangiye amasengesho ubwo tuba tumaze kujyana abana ku mashuri. Murabizi ko abanyeshuri twebwe bazatangira ku itariki 5, bamwe bazatangira kugenda ku itariki 4. Rero tumaze kujyana abana ku mashuri, tuhita dukora amasengesho kugira ngo twisetinge cyangwa se twiyuzuze, twihuze n'uyu mwaka mu buryo bwose bw'ubumana. None twereke Imana ibyo tugiyemo n'ibyo dushakaho, twumve n'iki dushakaho, twumve n'icyo twega tuyishakaho, noneho kugira ngo dutangizanye nayo intambwe y'urugendo. Kuko ijambo rivuga ngo ikoreze Uwiteka urugendo rwawe. Rero tugomba kwiragiza Uwiteka kugira ngo dukomeze, kuko nutiragiza Uwiteka cyangwa se ngo utangira ufite ingamba nshya, bya bicaniro washenye, bya bicaniro twirukanye, bya bicaniro twatwitse bizagaruka bituri bati. Ariko ni umwaka wo kuba maso. Menye ko uyu mwaka witwa inkuge, umwaka kugira ngo inkuge nawe wambuke, kandi mu nkuge irazenguruka. Rero Imana izengurutse umugisha muri uyu mwaka nawe ukugereho. Reka dusenge Imana. Data, mu izina rya Yesu, Imana ikomeye, nsabiye umugisha w'uyu mwaka wa 2026 umuntu wese ukurikira iyi cano, watangiranye nawe nuje muri uyu mwaka, buri wese uyireba aho aherereye, mwatuyeho umugisha umugisha wagutse, umugisha wo kuramba, umugisha wo kwaguka, umugisha w'iterambere, umugisha w'urubyaro, umugisha wo gutunga, umugisha wo kororoka, umugisha wo kurama, mu izina rya Yesu. Ahabwe umugisha mu gihugu, ahabwe umugisha aho akorera, ahabwe umugisha mu gihugu cy'amahanga, ahabwe umugisha aho yasuhukiye, ahabwe umugisha muri byose, ahabwe umugisha ugera ku buzukuru n'ubuvivi. Uwo mugisha uturuka mu gihugu cyo mu ijuru, ku Mana ya Aburahamu na Isaka na Yakobo, iyo twiringiye. Iyo ngiyo yasanze Yakobo ikamubwira ngo ndi ya Mana yo mu butayu, Imana yagendanye natwe. Mana wagendanye natwe uyu mwaka wa 2025, ntudusige. Niyo mpamvu twukwiragije ko muri mwaka tutangiye utazadusiga. Nisezere ko utazadusiga, nisezere ko utazatureka. Gendana natwe, bana natwe, rinda ubu bwoko, rinda uyu mukumbi wampaye, mu izina rya Yesu. Ubagurira imbago, ubahe umugisha, ubahe byose ibyo bagukeneyeho, ubahe imbaraga z'umwuka wera, wasukeho umwuka wera kugira ngo babeho. Ndirukana indyanya n'akagungu, ndirukana indwara z'ibyorezo, indwara izo arizo zose, imyuka yose, ndirukana umurozi hagati muri bo, mu izina rya Yesu. Ntakaramire muri bo, ikiganza cyabo gihabwa umugisha, bazahesha abandi umugisha, bazarambure besha umugisha, mu izina rya Yesu. Umuntu wese ugiye guhesha undi umugisha ahabwa umugisha, mu izina rya Yesu. Uyu ni umwaka w'abantu bazavuga ku ndimi ari benshi, abantu bazahaguruka bagakora Imana ari benshi, abantu bazuzura umwuka wera ari benshi. Kandi uyu ni umwaka
Mana ugiye kurobanura abantu ugatoranya bakongera bagakorera Imana, aho ugiye guhagurutsa abantu bashya bo kuyikorera mu izina rya Yesu Kristo. Nawe unkurikiye ubemo, nawe unkurikiye uhige umuhigo uvuge ngo nanjye ndimo, nanjye nzaba ndimo mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti. Urakoze Mana, icyubahiro ni icyawe mu izina rya Yesu, amen. Imana y'amahoro ikomeze ibahe umugisha, kandi uyu mugisha nawe ugende ugira abandi uwaturaho, ugira abandi uwuhesha, ugira abandi uha umugisha. Kandi nibucya cyangwa se bwije bukeye ugatangira kwishima, ukabona iwawe uriho ubaga urya, wibuke ko ari na mugenzi wawe, uvuga uti nanjye byibuze ndashaka kugira umuntu usangira nawe. Imana ibampere umugisha, murakarama.